buriya rero dufite Bibiliya ariko dufite na korowani. Yego ako buriya korowani ijya guhana na Bibiliya y'isezerano rya kera. Kuko korowani amategeko ya kera, korowani irimo misezerano rya kera. Kandi Bibiliya dufite yera cyangwa se birantagatifu ntago ibitabo byo mu isezerano rya kera bigeze bivaho. Kuko Yesu yaraje avuga ngo sinaje gukura amategeko ahubwo naje kuyakomeza. Uyu mwisilamu afite korowani, iyo korowani yanditsemo amategeko, kandi ayo mategeko natayumvira azacirwa urubanza rw'ayo mategeko atakurikije. Mariya rero ni umubyeyi ubikiwe ikamba ry'ababyeyi, afite icyubahiro, unamusuzuguye waba ukora icyaha. Ni imfura mu babyeyi, ni uwa mbere mu babyeyi. Ubona hari ikosa Apôtre Gitwaza yaba yarakoze? Urakoze cyane kumbwira Apôtre Gitwaza, ndamwubaha, ni umushumba kandi akoze akazi katoroshye. Intambara zirahari kandi zizahora kugeza igihe Yesu azazira, kuko agakiza cyane cyane kazana intambara. Noneho barabize amategeko b'urubanza rwabo bizagenda bitwira, buzacirwa n'Imana byose n'ubundi byose, yaba kwa Yesu kwa Mukayora bitururira mu Mana. Ngo ni antikristo, ngo ya nyamaswa igiye gucaha, ngo ni umweriminante, twarabivuze ari uweriminante ntawuzi. Nongeye kugushimira aho dukurikira ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe kureba ibyo twaguteguriye, kandi niba uri mushya bikagusiga ukoze subscribe kugira ngo ibiganiro byacu nawe ujye ubibona mu bambere. Kuri kamera nkuko mubibona turi kumwe na Pst Fanny. Hari haciye Miss Pastor. Amakuru yanyu? Amakuru turashima Imana. Waramutse abo ku Isezerano TV. aba dukurikira ku Isezerano TV turabashuje mu izina rya Yesu, kandi dushimye Imana ku bwanyu ko mukiri bazima kandi mukinayigirira icyizere. Ntuzayiveho uyigumeho, kuko isezerano wahawe uracyari naryo kandi rizasohora nutagwisari. Amen. Ubanza usabira abantu bagiye kudukurikira umugisha. Mana y'icyubahiro, data wa twese mu gihugu cyo mu ijuru, tugushimiye neza yawe, tugushimiye ubuntu bwawe watugaragarije kuva mu gitondo kugeza amagingo. Icyubahiro reka kibi cyawe. Nsenge buri wese udukurikiye n'uzadukurikira Mana, kugira ngo ahabwe umugisha ku bwawe. Urwanye ibimurwanya, uhiga ibimuhiga, uturishe ibimuhagazemo mu izina rya Yesu. Ibutera ubwoba byose bicishwe bugufi Mana, kubw'icyo wamushyizemo reka kimuzamure kandi kimugeze kure Mana, kandi usohoze amasezerano ibyo wavuganye nawe. Kandi Uwiteka Imana nyinga musabiye ubuzima buzira umuze, kandi musabiye amahoro azira impagarara Mana. Umurengere muri iki gihe, umurengere mu bikomeye ariho anyuramo, umubere Imana muri byose, kandi nawe data azagushimisha akanwa kawe ko ari cyo wakoze nanone n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Pastor, uyu munsi ndashaka kuganira ku kwemera, ukwemera k'umuntu. Ese wemera ko kwemera ibyo umuntu yemera ari byo bizamujyana mu ijuru cyangwa bizatuma ajya mu ijuru? Urakoze cyane. Ibyo umuntu yemera nibyo bizamutsindishiriza kandi nabyo bizamucira urubanza. Yego. Hari abantu bajya reka mvuge ngo baheze inguni, akumva ko kuba umuntu mudahuje ukwemera, ukwemera kwawe gupfuye. Wowe ntago ari kubyemera? Ntago ukwemera k'umuntu kwa gupfuye. Cyambere Imana idushyiraho kubwiriza ubutumwa bwiza abari mu isi yose, bivuga ngo hari icyo bakeneye kumenya. Rero kuba wabwiriza ubutumwa hari ababwumva n'abatabwumva, ariko abo batabwumvise bazacirwa urubanza n'ibyo amatwi yabo yumvise. Amatwi yabo yumvise kandi batemeye, ariko ntago bazabazwa ibyo amatwi yabo atumvise. Rero ni ukuvuga ngo niba umuntu kwemera ko afite ari uko nguko, uko niko azabazwa. Ariko niba hari ukwemera kundi yabwiwe kukuri akaba atarigeze agukurikiza, uko nako azakubazwa. Nuvuga ngo wowe wemera ko umuntu azacirwa urubanza bitewe n'ibyo yemeye. Yego. Uyu munsi mbyutse nkashyiraho ukwemera kwanjye, havuga nti wenda ngiye nkabaza igiti, nkashyiraho amategeko nzajya nkurikiza, kandi koko nkayakurikiza. Ibyo bishobora kumpesha ijuru? Oya, birashoboka ko ushobora kuba uyu munsi ugiye ubaye ubajije igiti ukizera ibyo ngibyo, ibigirwamana byawe, utarigeze wumva ubutumwa bwiza, ibyo akaba ari byo wishyiriye, uzacirwa urubanza n'Imana yo, iyo ifite izibihishwe, iyo izagucira urubanza. Ariko ubaye ubyutse mu gitondo ukakibaza
cyangwa ukavuga ngo ibi bintu numva ntazi ibyo byo ukabivamo. Ibyo ubwawe wabwirijwe, waba ari byo wumvise kuri radiyo, waba warumvise bahita mu muhanda bakabivuga, kuko buri hari ukuntu umuntu ashobora gutambuka akanatura n'agapapuro, agapapuro kakamubwira ubutumwa bwiza bitewe n'ijambo ryanditseho. Icyo gihe uzabazwa ikintu amatwi yawe yumvise. Niba warabwirijwe ubutumwa bwiza buguhindura, bukwihanisha, ukaba utarigeze ubwumva ariko warabwumvise ukanangira umutima wawe, uzabazwa icyo wumvise wanangiye umutima. Kuki utabazwa noneho ibyo washyizeho nk'amahame? Kuko ushobora kumva ibintu byinshi. Uyu munsi umuyisilamu ashobora kuza akakubwiriza ibye, umukatolika akakubwiriza ibye, umurokora akakubwiriza ibye, noneho bikagucanga mu mutwe ukavuga uti ngiye mpisemo ukwemera kwanjye, kandi ukakugenderamo neza. Kuko buriya rero dufite Bibiliya, ariko dufite na Korowani. Yego, ariko buriya Korowani ijya guhana na Bibiliya y'isezerano rya kera. Kuko Korowani amategeko ya kera, Korowani irimo mu isezerano rya kera. Kandi Bibiliya dufite yera cyangwa se birantagatifu, ntago ibitabo byo mu isezerano rya kera bigeze bivaho. Kuko Yesu yaraje avuga ngo sinaje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyakomeza. Mu isezerano rya kera, yaba ari umwisilamu, harimo amategeko ya Mose. Ayo mategeko ya Mose rero Imana yahaye Mose ku musozi Moriya, ayo ngayo arimo amategeko 10. Ni amategeko y'Imana. Azacirwa urubanza n'ayo mategeko yumvise atigeze akurikiza. Kuko atigeze yakurikiza yose. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo niwicamo rimwe uzaba wishe yose. Ese wari witse ngo niwumva ubutumwa bwiza, ubundi icyo wita ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza tubwira, cyangwa se ubutumwa bwiza, kesha ijambo ubutumwa ni ikintu cy'umuntu watumwe. Icya kabiri ubwiza nuko hari uguhitamo neza. Ubutumwa bwiza rero bwazanywe na Yesu Kristo, niwe wazanye ubutumwa bwiza bw'umucyo. Niwe watuzanye ubutumwa bwiza, uwo ni Yesu Kristo. None se niba icyo gihe rero nuvuga ngo umuntu utizera Yesu Kristo ntakwiye kuzacirwaho iteka, kubera ko nuvuga ngo nibwo butumwa bwaje nyuma, ariko tubyita buzanywe na Yesu Kristo. Bivuze rero ngo umuntu utizeye bwa butumwa Yesu Kristo atanze ntakwiye kuzajya mu ijuru. Nge niko mbyumva. Urabizi ko Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera ntabwo ushobora kubatandukanya. Imana Data n'Imana Mwana, ariyo Mwana n'Imana Mwuka Wera, ariyo Roho Mutagatifu mu bavuga igiswahili. Ni ukuvuga ngo abo ntabwo ushobora kubatandukanya. Yesu ni Imana kandi ntiwamutandukanya na se. Niba Imana yaratanze y'ubwayo mu gihe cy'amategeko, hariho amategeko y'Imana, aribwo bayoborwaga n'amategeko. Icyo gihe bayoborwaga n'amategeko rero yabahaye amategeko yayandi: ntukibe, ntukice, ntugasambane, n'wiremera ibishushanyo ukabibaza. Biya byose tubona mu mategeko, mu gutegeka kwa kabiri, ukabipfukamira, ndi Imana ifuha, nanga ibigirwa byose ukabitondora. Ibyo ngibyo yarabihanije ngo ndi Imana ifuha, mpora abana gukenerwa kwa base kugeza kubuza ukuntu ubuvivi bw'abanyanga. Nuvuga ngo biriya byose ngo ntukagire indi mana mu maso yanjye, wiremera ngo uyibaze uyishyire mu maso yanjye, uyipfukamire uyisenge. Icyo gihe rero ni amategeko Imana yatanze, kuko icyo gihe Yesu yarataraza gucungura, ariko Yesu yarariho ngo mbere na mbere jambo yahozeho, nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe. Bivuga rero ngo abo ngabo nubwo Yesu Kristo yarataraza, yarari aho ngaho, ariko bazacirwa ku bw'ayo mategeko bahawe. Kuko mu Baroma ibice byaho 2 ku murongo wa 13 baravuga ngo kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Abayumviye bivuga ngo nkeka ko uyu mwisilamu afite Korowani. Iyo Korowani yanditsemo amategeko, kandi ayo mategeko natayumvira azacirwa urubanza rw'ayo mategeko atakurikije. Kuko muri Korowani harimo amategeko. Ayo mategeko ya Mose arimo ari kuri bo bita Musa, sibyo? Barayafite. Natayakurikiza azacirwaho iteka n'aya mategeko. Ariko uyu muntu wizeye Yesu Kristo agahava akajya azi neza yarakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo, agahabwa ubugingo buhoraho. Wumva ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ntago ari ikintu dutakaza, ariko nubwo tugomba gukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage nko Paulo abivuga, ahubwo ni ubugingo twakire, duhabwa ubugingo buhoraho. Rero ubwo bugingo wakiriye cyangwa se iyo nzira wahawe, nyuma ukahava ukajya mu Isilamu,
uzabazwa ya mategeko, uzabazwa rya jambo wabwiwe kandi ukaryizera, ariko urarihakanye. Nk'uko umuntu ashobora kuva guhaguruka akajya gukora ikibi, agiye mu mategeko, agiye kuyoborwa n'amategeko, nabwo nagenda akayakiranukira azacirwa urubanza bijyanye n'amategeko yizeye. Bivuga ko umuntu aramutse avuye mu bakristo akajya mu bayisilamu, nuvuga ngo ahisemo kwemera kw'abayisilamu, icyo gihe urubanza rwe ruzaba rutewe n'uko azabazwa ku bw'aya mategeko agiye guhitamo, ako nabwo atazumvira. Kuki wemeza ko atazayumvira? Nayumvira Imana ishimwe, nabyo nta kibitwaye, kuko ntago tuzi iherezo, ntabwo umucamanza n'Imana, sibyo? Niyiza aho umuntu azaba aherereye. Ariko nabo yaragize gute, nayumvira akayakurikiza, hano bango ntugasambane, koko ntasambane, kubera ko amategeko aguciraho iteka, agucira amategeko, agucira urubanza. Niyo mpamvu iyo bakoze ibyaha bafata inkoni bakabakubita, bishingiye barabakubita, bafite amategeko yabo, cyangwa se bakabica bakabarasa, kuko wicishije inkota yicishwe yindi. Ntabwo ibintu by'abayisilamu ndi bubyinjiremo cyane ko njye ntago mbizi, ariko amategeko yaravugaga ngo ijisho rya mugenzi wawe nakunoboramo ijisho nawe munoboremo irindi, wicisha inkota nawe agire gute, yicishwe yindi. Ni ukuvuga rero iyo umuntu niba agiye gukurikiza ibi ngibi, azagomba gucirwa n'ibi bintu agiye gukora by'aya mategeko ayobotse, kandi ategetswe kuyubahiriza yose. Ariko mu isezerano rishya ari we Yesu Kristo twahaweho, tuhabwa imbabazi muri Yesu. Ni ukuvuga ngo iyo dukoze ibyaha duhabwa imbabazi, kuko duca bugufi tukihana, kubera ko imbabazi, inkoni, ibiboko, imisare yose iri ku bitugu bya Yesu. Bivuga ngo umuntu ukurikiza amategeko we ntago agira amahirwe yo gusaba imbabazi. Ashobora kubabarirwa, kubera ko ashobora gusaba imbabazi, ariko bijyanye nuko we ubwe icyaha yakibonye, kandi mu mategeko akeshi bisaba ko atanga iciro cy'amategeko. Niyo mpamvu no mu manze bagiye kwaca imanza baguca n'igarama harya, ntago ndajya kuburana n'igarama. Rero no mu mategeko nabagusabaga ngo niwica umuntu, ni umuntu wakwica wo mwice. Ariko nanone Imana ategetse Mose ngo yubake umusozi w'ubuhungiro, ngo kugira ngo ukoze icyaha atakitumye agire gute, ahungiye kuri uwo musozi ntiyicwe. Icyaha atitumye ni iki? Ni cyaha wabaga ngo muri uwo munsi wasi inkwi ishoka ikaba yakuka ikagwa mu mutwe wa mugenzi wawe. Ubunyandi magambo nk'uyu munsi kwavuga ngo wamugonze kandi wamugonze utabishaka. Icyo gihe najya kuri uwo musozi agahabwa akajyaho ngo ntibazamwica, ariko uwo musozi wasobanuraga Kristo ari we buhungiro. Rero nuvuga ngo habahe igihe cy'amategeko ya Mose, ariko ubu turi mu gihe cy'ubuntu bwa Kristo. Turi mu gihe cy'ubuntu, ko Kristo yaraje aritamba ku musaraba kugira ngo abanyabyaha bababarirwe ibyaha. Iyo winjiye muri Kristo ukakira Yesu umwami n'umukiza, ukihana ibyaha, urababarirwa kubw'imbabazi za Yesu, kubw'ikiguzi, kubw'igitambo Yesu yatambye ku musaraba, ukababarirwa. Ariko nanone bitavuze ngo uko nzajya nkora icyaha niko nzajya nkora icyaha kugira ngo Yesu ambabarire. Oya, hari n'ibyaha ushobora gukora Imana ikaguhana bitewe n'uko wabaye utihaniye kureka. Kujambo ryo bawe nimusaba imbabazi wihanire kureka. Hari icyaha kitababarirwa? Nta cyaha na kimwe kitababarirwa. Ibyaha byose birababarirwa, biterwa n'uburyo wasabyemo imbabazi. Wari ukomoje ku mategeko, ariko cyangwa se reka duhera ahangaha. Wemera ko umuntu wemeye Kristo ari we nzira yonyine izamugeza ku Mana, cyangwa izatuma agera mu ijuru? Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo kuko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kwa Data adaciye kuri jewe. Kuko muri Kristo Yesu, Bibiliya itubwira mu isezerano rya kera, hagati habagaho umwenda ukingirije ahera. Uwo mwenda ukingirije ahera iyo bagatabutsemo kabiri, nako umutambyi yajyaga yinjiraga ahera akajya kudutambira ibyaha. Ariko Yesu aje mu gihe cya saha saa 9 amaze gutanga, nibwo ngo umwenda rukingijwe ahera watabutsemo kabiri. Bivuga ngo umubiri we watabutsemo kabiri, twese tubasha kwinjiramo. Ni ukuvuga rero kuba Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, nta yindi nzira tugomba kunyuramo
usibye Yesu wenyine tugomba gucaho kugira ngo tugeze ku Mana. Kuko Yesu atugeza ku Mana kuko ariho ajya kudusabira, ni nawe duca kugira ngo atwingingire. Iyo ukura kwitwingingira we nzira, nanone akongera agakoresha Mwuka Wera, kuko Mwuka niwe utwemeza ibyaha. Yamara kwemeza ibyaha akaguha akanagusabira, kuko niwe usaba ibyo Data ashaka. Yesu ni inzira, ariko Mwuka niwe dushoboza kwinjira muri iyo nzira. Uvuze ko Kristo ari we nzira, ari we rembo ritugeza mu ijuru, ariko tujya tubona nk'abakatolike hari ubwo bigera bakembaza umubyeyi Bikira Mariya bati udusabire. Ese icyo gihe bo noneho ntago baba banyuranyije na rya tegeko? Banyuranyije naryo, kuko nta n'icyanditswe bafite cyerekana ko Yesu ko Bikira Mariya ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Ariko banyuze kuri nyina wabyaye umucunguzi wacu. None se ubungu nkubajije Vode, ubungu wacu kuri mama wawe yakwemeza, ashobora kungeraho vuba, yakujyaho vuba, ariko si yakwemeza ibyo udafite? Oya. Yabikwemeza nk'umugabo? Oya. Okay. Ushobora no kumwumva nk'umubyeyi ugaceceka, ntunamusubize ariko ntunamwemerere. Rero akenshi niba bavuga, niba Mariya yarageze mu bukwe bw'Ikana akabwira bariya bakwa, akababwira ubwo vino yari maze kubashirana, akababwira ngo ibyo ari babwire mu bikore. Ntago bivuze yuko Mariya ari we nzira, gukarana ko barakitwaza. Ni ukuvuga ngo yagendanye nawe, kuko ubwo bukwe Yesu yari yagiriwe ubuntu arabutaha. None niba yari yabutashye, niyo mpamvu Yesu yabwiye Mariya ati mugore ibi tubigendanyemo gute. Ni ukuvuga ngo niba rero Yesu yarakoze icyo gitangaza bishingiye ko Mariya yamuganije, ntabwo bivuze ko ari irembo tugomba gucamo. Ni ukuvuga ngo Mariya yabaye ni umugore cyangwa se ni umubyeyi, kuko umubyeyi wese ahabwa icyubahiro, ariko ntabwo ari we nzira n'ukuri yo kugera kuri Yesu. Ni ukuvuga ngo umwenda ugitabukamo ahera, umwenda ugitabukamo kabiri, twese twemerewe kwinjira ahera. Ni ukuvuga ngo twinjiye ahera, twinjiye kuri Kristo, twisabira imbabazi. Rero abazigura bagaca kuri Mariya ni inzira y'ubuzigure, ntatinya no kuvuga ko ari ubuyobe. Nuvuga ngo ushatse ko Bikira Mariya nta gaciro afite se? Aragafite nk'umubyeyi. Afite agaciro nk'umubyeyi, kandi turanamwubaha, turanamwemera ko yabyaye nyina w'umucunguzi. Ariko ntabwo bivuze ko ari we waducunguye. Waducunguye, woherejwe kuducungura. Kuko mu ijuru Imana yohereje Yesu, ubwo abamarayika n'abaserafi n'abakerubi batinye kuza gucungura umwana w'umuntu. Ariko ngo icyo gitabo kirabumburwa. Yesu arangije waravuga ati ndaje, ndamanutse, aza gucungura umuntu, yemera gupfa, aradupfira urupfu rwo ku musaraba, abirembo ryo kwinjira mu bugingo. Ubwo se umurokore akwiye gufata gute Bikira Mariya? Okay, umurokore, umuntu uri mu buzima busanzwe, umukristo wese cyangwa se umurokore agomba kubaha. Mariya tugomba kumwubaha, ntago tudibushyira Bikira Mariya, ni Mariya ubundi. Impamvu Bikira Mariya ni umukobwa, sibyo? Bikira Mariya, Bikira ni isugi, ni isugi. Uyu munsi yarabyaye, yari Bikira Mariya icyo gihe atarabyara, ariko uyu munsi yarabyaye. Ko niba yarabyaye Yesu, niba yego yamubyaye ari isugi, ariko uyu munsi ntago akiri isugi. Nyuma ya Yesu yabyaye abandi bana, ni umubyeyi Mariya, sibyo? Ahubwo twamuha icyubahiro cy'ububyeyi, agomba no kwambikwa ikamba ry'ububyeyi, kuko yabyaye umucunguzi. Ariko nano ntago tugomba kumusenga. Ngira ngo wenda bashobora kuba batabikora mu buryo bwo kumusenga, ahubwo ari nko gusaba, bakavuga ati udusabire. Ese ntago umuntu ashobora kumwiyambaza udusabire? Nkuko nanjye naza nkuko warutanze urugero kuri mama, umuntu ashobora kuza akanyura kuri mama akavuga ati wansabiye Vode, wenda akaba yankorera iki ngiki. Ariko isengesho, ibintu by'Imana ntago habamo santima. Nta nubwo ibintu by'Imana habamo kuzigura. Umubyeyi afite uruhare rwe, n'Imana ifite uruhare rwayo, na Yesu afite umurimo. Yesu afite umurimo we wo kuducungura, n'Imana ifite umurimo wayo. Ari nabwo Yesu yavuze ngo ndagiye kwa Data, ngo kugira ngo njye kubategurira, ngo kugira ngo ho nzaba ndi namwe ho muzaba. Umurimo yaramaze kuwusoza, aravuga ngo ngiye kubategurira. Aranje avuga ngo simbasigenze nk'imfubyi, mbasigiye Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera niwe uzabemeza iby'icyaha. Mwuka Wera twamusigiwe nk'ingwate, ko Yesu yaraducunguye, atanga igiciro cy'inkwano ariyo y'amaraso ye. Arangije mu yandi magambo yasize asabye, arakwa, atanga inkwano ariyo maraso ye. Arangije asiga ingwate
yo kugira ngo uyu mugeni yakoye atazajya ahandi ngo atwarwe n'ahandi. Iyo usohotse ukayoboka Satani ugarwa n'ibindi bigirwamana, uba wamaze gutakaza wabenze wa mukwe wagukoye. Adusigira ingwate ariyo Mwuka Wera. Ubwo Kristo azaza gutwara umugeni, ari wowe nanjye tuzaba twaratoranyijwe, twihanganiye imiruho n'imibabaro yo mu isi, twanesheje kwanza. Ni ukuvuga rero ngo uyu Mwuka Wera ni buri munsi ahora aza akansanga akambwira ngo Fanny wacumuye aha, nkihana ibyaha. Wakoze iki? Nkihana ibyaha. Ariko ntago niba Mwuka Wera nahawe aje kumbwira icyaha nakoze, ntago ngomba guhita niruka ngo njye gusaba Mariya ngo ambabarire, ahubwo cyangwa se ngo nyingingira Mwuka Wera, kuko Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera ni ubutatu bwera buhuye n'Imana mu butatu. Kubera iki? Imana ni Imana umutwe utekereza, Mwana ni ijambo ryaremye ibiriho byose, kuko yategetse ngo ibintu byose bibe bibaho, ni ijambo ry'Imana. Mwuka Wera ni umwuka ihumeka. Ibyo bintu rero nibera biduhaye bo ubwabo bakora mu butatu. Ni ukuvuga ngo iyo agiyewe niba nyibukije icyaha, agomba no kunyereka ko ngomba kubaho nsabye imbabazi nciye kuri Yesu Kristo. Mariya rero ni umubyeyi ubikiwe ikamba ry'ababyeyi, abikiwe icyubahiro ko yihanganye, akemera guca, akemera kubabazwa, akihanganira intimba y'ababyeyi. Aho ucyumve, sibyo? Yaranababaye cyane pe, ni icyitegerezo mu babyeyi, ni uwa mbere mu babyeyi, kuko muri aba babyeyi yabashije kutubera intangarugero, ituma yihanganira inzira yanyuzemo z'ububabare. Ariko ntago inzira ziyanyuzemo z'ububabare zingana n'izo Kristo yaciyemo aducungura. Ntago biheraho ngo bivuge ko ari we tugiye kunyuraho kugira ngo adusabire. Ni umubyeyi twubaha, duha icyubahiro, kuko ntakubahiye mama wawe ntabwo naba nkubashye. Rero ngomba kumwubaha nkanamukunda nk'umuntu, ariko ari ahantu ategerereje nawe kuzagira gute, kuzajya gucirwa urubanza. Nuvuga ngo akazi bamuha rero kakwiye gukorwa na Mwuka Wera, nibe nabyumvishe neza. Akazi agomba gukora ni Umwuka Wera, n'umuntu aragakora, Umwuka Wera atakaje akarimo umurimo we. Ntago kuko wenda avuga abamwiyambaza, ahubwo bakakwiye kuba biyambaza Mwuka Wera. Noneho bakagombye gusenga baciye ku ijambo ry'Imana, none Umwuka Wera akamuhamagara kenshi kugira ngo abafashe kuniha iminiho. Kuko mu Baroma ibice byaho 8:26 haravuga ngo kuko Mwuka Wera ngo ari utunihira iminiho itavugwa, ngo kandi udusabira uko Data ashaka. Ni utunihira iminiho itavugwa, kandi niwe udusabira uko Data ashaka. Bivuga ngo bo bafite uko babanye mu butatu bwabo, bafite nuko bakorana. Ariko uyu mubyeyi afite icyubahiro, unamusuzuguye wabukora icyaha. Ni imfura mu babyeyi, ni uwa mbere mu babyeyi, ni icyitegererezo mu kwihangana mu babyeyi. Yabyaye umucunguzi, yahabwa icyubahiro nk'umuntu wahaye icyubahiro umubyeyi. Ariko niba uyu munsi perezida, mama wa perezida, ntago byavuga ko twaca kuri perezida ngo tumubwire ngo hindurira itegeko wahaye abaturage, ngo mubyeyi, mama wa perezida dusabire ku muhungu wawe ahindurira itegeko. Ntago bibaho ko perezida itegeko abarasinye niryo kwita ku baturage, ntago ibyafame biriho. Aramwumvira, ariko hari ibyo adashobora kumwumvira mu byo gukora nka bya bindi. Kuko narababwiye ati ibyo ababwira mu bikore, bivuga ngo arabizi ko ashobora kumwumva cyangwa ntanamwumvira. Yego. Tukiri kukwemera, hari ibintu bisa nkaho twavuze ariko bisa nkaho byanateje impagarara. Ni ibintu Apôtre Gitwaza aherutse gutangaza mu kiganiro yari arimo gukora kuri channel imwe yitwa Papa Legend TV. Avuga ko atajyaho ngo yemeze ko Yesu Kristo ari we, yemeza ko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo nkuko wabivuze, ariko ko n'ubundi abantu nabo bazacirwa urubanza bitewe n'ibyo bemeye. Abantu benshi ntago barimo kubivugaho rumwe, nubwo waje kubisobanuraho, ariko bakavuga ko hari n'abadatinya kuvuga ko uriya ari umwuka utangiye kuza kugira ngo baye bari muvingamo ikintu bita Kristo, hasigara ikintu bita Imana gusa. Ese
abandi bakanavuga ko ari umwuka wa antikristo. Wowe ko ubwawe wabyumvisha gute cyangwa se ubona hari ikosa Apôtre Gitwaza yaba yarakoze? Urakoze cyane kumbwira Apôtre Gitwaza, ndamwubaha, ni umushumba kandi akoze akazi katoroshye kandi ari mwisi. Satani nawe aramurwanya, ko Satani ntago arwanya ababi, arwanya beza, arwanya batamwumvira. Rero agace kamwe mbere ko ngira ibyo nsobanuraho, icyambere numva mbere yuko tujya no kuvuga byinshi nk'aba babyumvise ne banabyumve, numva nk'umuntu mba mbona Apôtre ntaga atinya kujya mu itangazamakuru. Numva byaba byiza ko umuntu yajya namuhamagara akamuga ati Apôtre numva Evode wazabikora, kumwita Apôtre hari ijambo wavuze ritera confusion, kuki utadusobanura nk'umwigisha w'ijambo, uriya ni doctor mu ijambo ry'Imana, kuki utazi ukadusubiza mu byo yavuze, mu byo wavuze none ukabyumva neza, kuko abantu twese ntago twumva kimwe, ntago twumva kimwe, buri muntu wese yumva uko ashaka. Ariko nkurikije uko agena nabyumvise n'amagambo yavuze, ntabwo yavuze amagambo mabi, ahubwo nuko atasomye ibyanditswe. Asobora kuba atarasomye ibyanditswe akabivuga mu bitekerezo nk'uko ijambo arizi, ariko rimwe na rimwe natwe tudasoma ijambo ry'Imana kenshi hari ibyo tutumva bitewe n'ibyo twigishijwemo. Hari igihe umuntu wigishwa ijambo ukarifata gutyo ariko ntubashe nawe ubwawe kujya gucukumbura ngo umenye. Muri make ibyo yavuze byo n'ukuri, n'ukuri, kuko impamvu ndi buvuge ngo n'ukuri utantegeye ku ijambo, yego, kuko ukuri yavuze n'ukwe cyangwa se uko abyumva. Ariko we hari ijambo yanavuze avuga ngo sinakwemeza, sibyo? Jewe sinara ngo nemeze, niwe ku giti cye. Ko yavuze ngo bizwi na Yesu, bizwi na Yesu, niwe ku giti cye. Nka wa muri 193 ngo bizwi na Yesu ufite iki urufunguzo. Ariko mu byo yavuze reka mbishimangire nkoresheje ibi byanditswe. Turasoma Abaroma ibice 2 ku murongo wa 12. Abaroma ibice 2 umurongo wa 12 haravuga ngo abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho n'iteka ry'amategeko. Bivuga ngo uwapfuye, dufite abasogokuru, abantu bapfuye wenda nkatwe bacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, yapfuye atarigeze amenya Imana, atarigeze amenya Imana, kuko tubona ko twatangiye tubivugaho, hari abantu bizera isezerano rya kera, iyo ni Imana, uko mu gihe mu isezerano rishya niho hazamo Yesu Kristo, ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Ni ukuvuga rero ngo hari abantu bapfuye mbere batarigeze bumva na kimwe rwose, ari mu giputa, bumva bari mu giputa, bari aho bazerera batazi na kimwe. Aho rero bavuze ngo abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko. Wabyumvise? Ariko bazarimbuka, bazarimbuka kuko bakoze ibyaha. Uwakoze ibyaha niko Bibiliya ivuga, uwakoze ibyaha atarizeye amategeko, turi ku mategeko, atarizeye amategeko uwazarimbuka, kuko ntayo yigeze yumva kandi yakoze ibyaha, azarimbuka. Ariko ngo kandi abakoze ibyaha bose baza amategeko bazacirwaho iteka n'amategeko. Aba bakoze ibyaha baramenya amategeko bazacirwa iteka. Ibyaha ni ibihe? Mu mategeko Imana yagizeho nabivuze, hari ya mategeko: ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshye, ntukarongora umugore, ntukifuza umugore wa mugenzi wawe, ibintu nk'ibyo, ntukifuza umugabo wa mugenzi wawe, urumva utwo twose n'utwaha, sibyo? Abo rero niba warapfuye warakoze ibyaha, cyangwa se unariho warakoze ibyo byaha, utarizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, utarizeye Yesu umwami n'umukiza, aya mategeko azagutsinda, kubera ko wakoze ibyaha, wakoze icyaha. Mu yandi magambo ubizi, nta muntu ujya gusambana atabizi ko ari icyaha. Ubu umuntu wese ajya gukora iki, n'umwana aratukana ati ntubizi ko gutukana ari icyaha, bivuga ngo icyo wamenye ko ari icyaha ni icyaha. No mu mategeko y'isi utsindishwa n'itegeko rivuga ngo iki wakimenye ingingo iyi niyi y'amategeko mu gitabo cy'amategeko ivuga gutya na gutya, dushingiye ku iki wagikoze ubizi, tuguciriye urubanza
rw'iki sibyo n'uyu rero kuko azaba yarapfuye atsindishwa n'amategeko amategeko niyo azamutsindishiriza hanyuma rero hangara bavuga ngo kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo bivuga ngo hari abantu banayumva akayirengagiza niyo mpamvu rero Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo azacirwa urwo rubanza gute nuvuga ngo niba abizera Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo buhoraho nabavutse ubwa kabiri nuko bwimutse mu ciciro cy'amategeko bivuze ko amategeko yakuyeho kuko Yesu yavuze ngo sinaje ngo amategeko ntakuweho ko Yesu yavuze ngo sinaje gukuraho amategeko ahubwo naje kujya gute kuyakomeza ari nabwo cyaje bafataga umugore yasambanye bamuzanira Yesu ngo yubika umutwe yandika hasi banje baramubwira ngo mu mategeko ya Mose havuga ngo umuntu ni mu mufata samba mu mutera iki amabuye apfe ni mu mategeko yande ya Mose Yesu we yanditse azababwira ngo utarakora icyaha ninde namutera ibuye ngo akomeza kwiyandikira hasi nkeka mu bitekerezo byanjye nanjye nkeka uriya mugore ko yasambanaga bazanye umugore usamba ariko ntabwo bigeze bazana umugabo wasambanye none se uyu mugore arisambanyije aho ni ujye uzasanga abantu bavuga ngo njya numva abantu bavuga ko n'ubu sindagisobanukirwa ngo umugabo ntaba indaya ngo indaya ni umugore ngo umugore aricuruza umugabo akajya kugura hari umucuruzi hakaba n'umuguzi ni ukuvuga ngo nawe uri indaya kuko wagiye gukora ibitari byo ni ukuvuga rero ngo barangije bazanye indaya umugore wasambanye ariko ntago bamuzanyiye umugabo basambanye bo baramuhishiriye ngo Yesu akomeza kwandika hasi bivuga ngo uko basomaga buri muntu wese yasomaga akisangamo izina rya ati ni Yohana ni Yakobo akabaragiye ati ni Jire akabaciyeho bose bamaze kugenda abona asigaranye na wenyine araza ati mugore babandi bakuregaga barihe aravuga ngo niba nta gucira urubanza ngo genda ntuzanye gukora icyaha ukundi Yesu aravuga ngo ahubwo ngo bamubwiye ngo usamba ngo bafata usambana bazamana bavuga ngo ahubwo ngo nureba umugore wa mugenzi we abagize gute abasambanye niyo mpamvu rero nushaka gucira abandi ho amategeko iteka umenye ko nufata nuwandikira urwandiko umugore wawe ukamusenda ko yasambanye unamenye ko nawe hari uwo warebye ukagarura ijisho ariko wagize gute warebyeho rero Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo iduhesha kwihana ibyaha muri Yesu niho tunyura tukababarirwa ibyaha bitari byo kutwicisha amabuye ahubwo tukabarizwa tugahura na za mbabazi ze zikaduha kwihana tukababarirwa ibyaha rero uyu muntu iyo dukizwa tuva mu byaha iyo tuva mu byaha tuva muri amadini rimwe na rimwe reka mvuge mu mvugo y'ubu ngubu yo gukizwa tuzacomoka muri za gaturika ducomoke mu badive ducomoke mu bagaturika ducomoke mu bayisilamu aho tuzahacomoka dore rero icyo mu itorero ry'ububyutse baduha ari aya matorero y'umwuka tubona tuzahera kuri za ADPR nayo ayoboye za Pentecote zose zirimo abo ni abavutse ubwa kabiri ayo matorero yose bo icyo bakora ni iki ni iri jambo riri mu Baroma ibice 10 cy'avuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'ubukiza ukizera mutima we ko Yesu yazutse ukatuka wabyado ngo uzakubabarirwa ibyaha ngo kuko akanwa ari ko umuntu yatuza akabarwaho gukiranuka umutima akaba ari we yizeza akabonaho gukira nuvuga rero dukizwa iyo twamaze kuva hariya tukatura ayo magambo tukizera ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo tugatangira urugendo aho ariho Yesu yavuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza abazemera muzababatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera kandi ngo mubigishe kwitondera ibyo nabategetse uvuga ngo iyo umaze gutangira urwo rugendo rwo gukizwa niwo ukurikiranwa kwitondera ya mategeko aho niho wa muyobozi w'idini cyangwa se w'itorero azakwigisha kwitondera ibyategetswe azakwigisha kwitondera amategeko icyo gihe rero kuko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo niwe uzakugeza mu bwami
kuko witondeye nabwo amategeko, kuko no muri Yesu harimo amahame, harimo kwirinda, sibyo? None se pastor, umuntu ashobora guhita yibaza intambara zihora hagati y'amadini. Bamwe muze mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza, bariya bati ibya Yesu ntago bitureba, muze mudukurikire. Izo ntambara ubwo umuntu ashobora guhita yumva ko nta nicyo zivuze. Rero intambara zirahari kandi zizahora kugeza igihe Yesu azazira, kuko agakiza cyane cyane kazana intambara. Ko Yesu yavuze ngo mutekereza ko nazanye amahoro mu isi, ngo naje gutanya umukazana nyirabukwe, umuhungu nande na se, umwana na nyina. Bivuga ngo izo ntambara zihora. Intambara zo mu matorero akenshi ni ukwigomeka. Intambara nshatse kuvuga ni intambara zo kugira ngo uhindukire. Uvuga ngo wari umuyisilamu, ngenda shaka kuhindukira ukaza ukaba umukristo. Uri umukristo, ngenda umuyisilamu ndashaka kuhindukira ukagaruka umuyisilamu. Nizo ntambara nshatse kuvuga, kuko ntekeza ko umuntu wese ukora ibyo ngibyo biri mu nyungu zo kugira ngo akugeze mu ijuru. Umuyisilamu arifuza kuza ukaba umuyisilamu kugira ngo azakugeze mu ijuru. Umukristo arakubwiriza kugira ngo uhindukire uzajye mu ijuru. Ese icyo gihe byaba bikiri ngombwa ko noneho ngo tujye nkatwe abakristo tujye kwiruka tujye kubwira abayisilamu ngo nimuze, kandi bafite n'ubundi amategeko azatuma urwo rubanza rubaho, bazacirwa urubanza bakurikije amategeko abagenga? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ni ngombwa ko tubabwira, nubwo dufite abigisha muri iyi minsi bigoye ko ashobora guhangara padiri ngo amubwirize. Kandi padiri, nzahora mbivuga, padiri ashobora gusoma misa atemera Imana kubera ko ari akazi. Ni umuhamagaro ko w'akazi, ashobora kubamo akazi. Ashobora gusoma misa atemera Imana rwose. Burya se rwose akabikora kuko ari mu mategeko. Ari mu mategeko, yamaze akigenda yumvaga bishaka, ariko agezeyo arawe yageze akongura n'amategeko, asigara ari munsi y'amategeko kuruta kuyoborwa na wa muhamagaro wo kwihimana yararimo. Icyo gihe rero amategeko biba ngombwa ko akorera amategeko kandi adakorera ijuru. Icyo gihe uri gukora amategeko biguha kuramya umuntu, niho uzashaka kugira ngo akora kugira ngo musenyeri yemerwe, amushime. Musenyeri ni Imana kuri we, nyiri ubutungane, nyiri cyubahiro. Mbese cya cyubahiro cyo guha Imana ntago agiha Imana, agiha umuyobozi we. Icyo gihe niba musenyeri azi ugapfukama, ntabwo mvuze ko gupfukama ari bibi kuba wakubaha umuntu, ariko ugahinda umushitsi ukavuga uti ntibabimenye, abayobozi banjye ntibabimenye, ariko ahiherereye ntutinye gukora icyaha gituma Imana ntuvuge ngo Imana ntibimenye, sibyo? Imana ntibimenye, nasambanye, Imana ntibimenye, nateye inda umukobwa, ntuze kubivuga, musenyeri babimenye bamerera nabi, banyirukana, ahubwo akira amafaranga, genda uyikuremo. Aho gusambana kandi mubareho no kwica. Yaba pasiteri utatira igihango agatuwa bashakanye agasambana, cyangwa se agasambana n'ubundi akorera Imana yakoze icyaha, yaba padiri utatira igihango avuze ngo aziha Imana mu bumanzi, akahita aba ibyo akora bikora kugira ngo abantu bamurebe, yubaha abantu ariko atubashye Imana. Ni ukuvuga rero ngo ntago dufite abantu ushobora guhangara uwo muntu ngo amubwirize ubutumwa bwiza. Nta nubwo dufite abantu ashobora guhangara shehe ngo amubwirize ubutumwa bwiza. Ariko muri iyi minsi ndashima Imana ku bwa YouTube channel, hari abantu bagenda bahinduka. Hari abayisilamu benshi batangiye kugenda bamenya bahisha, nubwo akantu kagozi ko gucika ko kure kuri dini kataraba, ariko aricara akahubwira ati Yesu ndamwizera. Abo ni ba Nikodemo, sibyo? Yesu ndamwizera, ati kandi ibingibi abarokore bavuga ndabyumva. Ukabona avuga ati njyewe Umwuka Wera ndamuzi, avugana nanjye, nubwo ndi umwisilamu ariko avugana nanjye, kubera ko hari ubutumwa yumvise turotubwiriza. Ni ukuvuga rero ngo uyu muntu tugomba kumubwiriza ubutumwa kugira ngo ave mu mategeko aze yizere Yesu.
nubwo amategeko azamutsindishiriza ariko icyaba cyiza nuko yakwizera Yesu umwami n'umukiza kuko Imana ntago yohereje Yesu iyobeye ko ayo mategeko yafite amategeko yari yazi ko yayashyizeho n'umunsi yavuye kuyaha Mose amanutse ngo aje asanga baremye igishushanyo bariho barakiramya Mose ngo yakubita hasi Imana ibwira Mose ngo si wowe banze nige banze ngo n'ubwoko butagonda iki amajusi umuntu wese ashobora kuva mu bukristo akajya hamworohereza kwikinga muri ya mategeko kugira ngo abashe kwikora ibyo ashaka kuko niyo mpamvu Pawulo avuga ngo mbese twahawe ubuntu ariko se twakijwe kubw'ubuntu dutsindishizwa kubw'ubuntu ese dukora ibyaha nkana kugira ngo ubuntu busaga ntibikabe ntago tugomba ibi yabibwiraga Abikorino kandi Abikorino barabakristo ntago ari ngombwa ko dukora ibyaha tuzabazwa ibyo twumvise ariko tutakiranukiye muri byo nubwo tuzaba tuva muri bya bindi tukajya mu bindi tuzaba rukunangira umutima Pastor turimo tunagana ku musozo ndashaka kugira ngo umbwire inyungu iri mu kuva mu mategeko ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza inyungu irimo ni iyi okay urakoze cyane inyungu irimo nuko abangaba bizeye amategeko ntago bazumva impanda nta nubwo Yesu azaza kubacungura kuko Yesu azacungura azacungura abamwizeye niba azacungura niba azatwara twebwe niyaza agasanga hari abapfuye abo bazumva impanda bazuke naza agasanga hakiri abakiri maso azazamukana nabo aba rero kuko Bibiliya hanga itubwira ngo abapfuye bivuga ngo mu buryo bw'umwuka na abapfu barapfa none muranyica sibyo mu buryo bw'umwuka kuko bitubwiye ngo abapfuye batizeye aba bazacirwaho n'amategeko kuko amategeko ari ariko namugira inama kwizera Yesu nk'inzira n'ukuri n'ubugingo kugira ngo Yesu naza azaza gucungura abamwizeye ntago azaza gutwara abataramwizeye noneho barabizeye amategeko b'urubanza rwabo bizagenda bitwenya buzacirwa n'Imana byose n'ubundi byose yaba kwa Yesu kwa Mukayora bitururira mu Mana bazacirwa n'Imana ariko mu yandi magambo ni nkuko warya ukarya imyumbati ukarya ibijumba hako karenzaho ka juice keza wumva uryohewe sibyo cyangwa karenzaho amata meza wumva ugize gute uryohewe rero Yesu wacu araryoshye nuvuga ibyo barimo nibarenzaho Yesu bazahabwa ibirenze kandi Yesu kumujya kwa Yesu n'ubuntu kumwakira n'ubuntu rero uzaba uhisemo neza icyaba kiza nuko nanone bagera kuri Yesu bivuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo kubamwizeye ariko abana bakiri ku mategeko nanone igihe uzaba adakora amategeko ngo ayubahirize nkuko agomba kuyubahiriza azacirwa kubw'ayo mategeko ati yishe atakiranutse ariko twese urubanza ruzabera hamwe Pastor reka ngushimire ngira ngo hari abantu bashaka kuba bari barumvishe Apôtre nabi cyangwa se byaratewe nuko wenda wa mugana atafashe umwanya uhagije wo kubisobanura ariko ntekeza ko abantu bamwe babashe kugenda babisobanukirwa ikindi wenda nanagusubizamo tujye twereka kwihutira guca imanza cyane igihe umukozi w'Imana turabizi ko iyo duvuga ubutumwa bwiza hari ubwami bwa Satani dusenya iyo dusenya ubwami bwa Satani hari abantu bukoresha imbere y'umunyamakuru biragora hari abantu benshi badashaka kwikura imbere ya kamera y'umunyamakuru kuko umunyamakuru ashobora kukubaza akwentimida kandi ukaba uriya n'umukozi w'Imana agira ibintu byinshi numva ibongeye kumugarura akakivugaho nabwo yagisobanura kuko yabajijwe ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye none babajijwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye biroroshye cyangwa se biranagoye kugira ngo wowe ubwawe ushobore gukuramo ibyo ushaka ikiri cya kabiri ushobora ntugafata agace k'umuntu kamwe gusa yavuze ngo nurangiza ukagendera ubone ko ari mubi ngo ni antikristo ngo ya nyamaswa igiye gucaha ngo ni umweriminante twarabivuze ari uweriminante ntawuzi kuko nawe umuvuga uzamutubwira ari nwicara hari agatanga comment buriya gutanga comment biroroshye ariko kucaza hano ngo uzuvuga ibyo wemera biragoye ibyo yemeye nuko yemera no kubipfira
ni ubutumwa bwiza wemera kuvuga ukemera ko bagutera n'inkota ariko ukabivuga. Yego nicyo nashatse kuvuga. Aha ntekereza ko ubwo birasobanutse. Reka tugushimire nkuko twatangiye n'isengesho n'ubundi reka dusoze usengera abantu. Mana ndagushimye kubw'akanya nkaho bw'iki kiganiro n'abaduteza amatwi. Ngushimiye Mana kuba twumvise kandi basobanukiwe. Ndasengeye abantu bose bumvise Apôtre Gitwaza nabi bakamutekerezaho ukuntu bagatekereza ko ibyo avuze atari byo Mana. Satani nawe ajya avunja akavunjira abantu mu myumvire itaryo. Ndasengeye Mana mbasengeye kugira ngo bakize ibikomere ubakure imikorere itari myiza kugira ngo data bakomeze barinzwe nawe n'ubuntu bwawe. Urakoze rero Karama, ndagushimiye kujye kwa natwe tugira neza mu izina rya Yesu. Amen.